tubahaye ikaze muri twungurana ubumenyi uyu munsi aho tugiye kuganira na bamwe mu batwara abagenzi kuri moto bakatubwira imyitwarire ikwiye kubaranga muri ibi bihe tugiye kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka. Nk'umumotari ni izihe ngamba ufite muri ibi bihe twinjiye mu minsi mikuru? Ingamba mfite bwa mbere nizo kwirinda amakosa mu muhanda kugira ngo iminsi mikuru tuyinjiremo neza turi kumwe n'imiryango yacu nta kibazo gihari. Nk'umumotari ni izihe ngamba ufite muri ibi bihe twinjiye mu minsi mikuru? Ingamba dufite ni nyinshi, ingamba zo kwitwara neza, kugenda neza mu muhanda tutabangamiye abandi, nk'uko natwe tuba tugomba kwishakira umutekano wacu kuko tuwurinda dushakira n'abandi. Ibyo bizadufasha kugira ngo tubashe kurya iminsi mikuru neza n'imiryango yacu. Nk'umumotari ni izihe ngamba ufite muri ibi bihe twinjiye mu minsi mikuru? Murakoze cyane afande. Nk'umumotari dufite ingamba nziza nk'abandi banyarwanda bose. Hanyuma ingamba twe dufite nizigendanye n'akazi dukora ko mu muhanda ni ukubahiriza ibimenyetso hanyuma n'ibiranga umuhanda. Ikindi sibye ko nkangeho ntanywa n'inzoga, ariko gutwara wasinze ni kirazira cyangwa se wanyoye. Ndumva ibyo nitubikora neza tuzakora iminsi mikuru myiza, dusoza umwaka neza, dutangira n'indi neza. Reka nshimire abo tumaze kuganira. Mu by'ukuri umuntu akwiye kwizihiza iminsi mikuru yirinda amakosa yose yamuteza impanuka. Tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.